Bavandimwe inshuti mukunda gahunda za indirimbo nshya, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro ndetse no kugirirwa neza n'umwami Imana bibane n'imitima yacu. Twatangiye gahunda nziza cyane yo kwiga igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ndahamya ntashidikanya ko tuzacyungukiramo byinshi, kuko ari igitabo kidusobanurira byinshi cyane byo muri Bibiliya mu magambo meza kandi yumvikana. Ndagusaba kugira ngo dutangirane kandi Umwuka Wera azabane natwe kugeza dushoje. Muri kumwe na mwene so Jean-Luc Munyameta. Imana iduhane umugisha. Ndagushimira wowe wakoze subscribe, kandi ndagusaba nawe utayikora kugira ngo uyikore. Ndagusaba kandi kugira ngo usangize aya magambo meza benshi, kugira ngo nawe ububwirije ubutumwa. Abakurambere n'abahanuzi, igice cya mbere. Kuki icyaha cyahawe akito? Imana ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 16. Kamere yayo n'amategeko yayo ni urukundo, niko byahoze kandi niko bizahora iteka. Uhoraho uri hejuru mu ijuru, umuziranenge ubaho iteka ryose, inzira ze zihoraho iteka ryose, ntizihinduka. Yo itagira ubwo ihinduka cyangwa ngo itere umwijima nk'izuba igihe rirenze. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 15. Ikintu cyose cyaremwe cyerekana imbaraga z'urukundo rutagira akagero, ubudahangarwa bw'Imana bugaragarira ku migisha ishyitse ihabwa ibyaremwe byose. Umunyezaburi aravuga ati, ukuboko kwawe gufite imbaraga, ukuboko kwawe kw'indyo gufite ububasha buhebuje. Ubutegetsi bwawe bushingiye ku butungane no ku butabera. Uhorana ineza kandi ugacisha no mu kuri. Uhoraho, hahirwa abantu bimenyereje kukuvugiriza impundu. Uhora ubarebana impuhwe, biriza umunsi bishimye, ari we babikesha. Baterwa ishema n'ubutungane bwawe, ni wowe bakesha icyubahiro n'imbaraga. Ni wowe ugwiza ububasha bwabo kubera ko ubatonesha. Uhoraho muziranenge wa Isirayeli, umwami wacu ni wowe tumukesha, ni wowe ngabo idukingira ikomoka kuri wowe. Zaburi 89 umurongo wa 13 kugeza wa 18. Amateka y'intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi, uhereye igihe yatangiriye mu ijuru kugeza aho uwigometse ajugunywa hasi, ndetse n'itsembwa burundu ry'icyaha, nabyo byerekana urukundo rw'Imana rudahinduka. Kristo ari we Jambo, umwana w'ikinege w'Imana, yari umwe na Data wa twese uhoraho, kandi bari bahuje kamere, imico n'umugambi. Niwe wenyine washoboraga kwinjira mu nama no mu migambi y'Imana. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6. Imirambagirire ye ni iy'iteka uhereye kera kose. Mika igice cya 5 umurongo wa 2. Umwana w'Imana yahamije ibimwerekeye ati, Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye. Ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Ngahora nezerewe imbere yayo. Data wa twese yakoranye n'umwana we kurema ibiremwa byose byo mu ijuru. Kuko muri we harimo byose byaremewe, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose. Abakolosayi igice cya 16. Abamarayika ni intumwa z'Imana, barabagirana kubera umucyo bakomora imbere y'Imana, kandi bagurukisha amababa bihutira gukora ubushake bwayo. Ariko umwana wayo, uwasizwe n'Imana, kuko ari ishusho ya kamere y'Imana, niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, arusha abamarayika bose icyubahiro. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 3. Itegeko ry'urukundo ni rwo rufatiro rw'ubuyobozi bw'Imana, kandi ibyaremwe byose binezezwa no kugendera ku ihame rikomeye ryo gucyanuka kwayo. Imana yifuza ko ibiremwa byayo byose byayikorera bifite urukundo. Igihe cyose ibyaremwe byose byari bicyemera kuyoboka Imana kuko biyikunda, mu ijuru hose habaga hari ubwumvikane buzira amakemwa. Byari umunezero ku batuye ijuru gusohoza umugambi w'umuremyi. Bashimishwaga no kwerekana ikuzo ry'Imana no kuyihimbaza. Kandi ubwo urukundo bakundaga Imana rwari ruhebuje, birumvikana ko urwo bakundanaga rwaziraga kwikanyiza. Nta kantu na gato kahungabanyaga ubwumvikane bwari mu ijuru. Nyamara uwo munezero waje kurangira. Haje kuboneka uruguye umudendezo Imana yari yahaye ibiremwa byayo. Icyaha niwe cyakomotseho, kandi niwe Imana yari yarakujije imuha gusumba mu ijuru bose uretse Kristo. Rusiferi umwana w'umuseke yari uwa mbere mu bakerubi batwikira. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12. Yari intungane kandi yari umuziranenge. Yahagararaga imbere y'umuremyi ukomeye, maze kurabagirana n'ikuzo byahoraga biva ku Mana bikamugaragaraho. Umva uko umwami w'iteka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje.
wari warasigiwe kugira ngo umukire uwutwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa. Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12 kugeza wa 15. Ni ruto Lusiferi aza kwishyira hejuru. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononnye ubwenge bwawe. Ezekiyeli igice cya 28:17. Waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'isumba byose. Nubwo ikuzo rye ryavaga ku Mana, uyu mumarayika ukomeye yabonaga ko rikomoka kuri we ubwe. Nubwo yari yarashyizwe hejuru y'abamarayika, ntiyishimiye umwanya arimo, ahubwo ahangara kwifuza icyubahiro cyagenewe umuremyi gusa. Uwo mutware w'amarayika yararikiye imbaraga zari zihariwe Kristo wenyine. Aho gushaka kubaha Imana no kuyubahisha mu bindi byaremwe, yashatse ko we ari we wubahwa kandi akaba ari we ukorerwa. Kurwanira isumbwe ry'umwana w'Imana no gushidikanya ku buhanga n'urukundo by'umuremyi nibyo byari intego y'uwo mutware w'amarayika. Kuri iyi ngingo, nubwo yewe wa kabiri kuri Kristo yasabwaga kumupfukamira maze ibitekerezo bye bikayoborwa nawe, ariko kuko ibyaremwe byose byari bifite umudendezo wo kwihitiramo, nta kiremwa cyagombaga gusigara kiteretswe ukwigomeka k'uwo mumarayika kugira ngo yihitiremo aho agomba kuba. Mbere y'iyo myigaragambyo, ibyaremwe byose byagombaga gusobanurirwa ubushake bw'Imana, ariyo ifite ubwenge n'ubujyaneza nk'isoko y'ibyishimo. Umwami w'ijuru n'isi yateranije abamarayika hamwe kugira ngo abereke icyicaro nyacyo umwana we yari afite, kandi anabereke n'isano riri hagati ye n'ibyaremwe byose. Umwana w'Imana yari asangiye ubutware na se, kandi ikuzo ry'Uwiteka nyir'ibihe byose ryari ribazengurutse bombi. Abamarayika b'intungane bari bagusa intebe y'Imana, inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, kandi ikuzo ry'Uwiteka nyir'ibihe byose ryari ribazengurutse bombi. Abamarayika b'intungane bari bagusa intebe y'Imana, inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Ibyahishuwe igice cya 5:11. Abamarayika bakomeye bameze nk'ibyegera bishimiraga umucyo wabarasiraga uturutse imbere y'Imana. Imbere y'ikoraniro ry'abamarayika, umwami yatangarije abo mu ijuru bose ko nta wundi ushobora kumenya iyi migambi uretse Kristo wenyine, umwana w'Imana w'ikinege, kandi akaba ari nawe gusa ushobora gusohoza ubushake bw'Imana. Kristo kandi niwe wakoresheje imbaraga z'Imana arema isi n'ibirimo byose. Bityo rero akaba ari we n'Imana bakwiye gupfukamirwa. Kristo yagombaga gukomeza gukoresha imbaraga y'Imana mu irema ry'isi n'ibiyirimo, ariko muri ibyo byose ntiyigeze yishyira hejuru cyangwa agaragaza imbaraga ze anyuranye n'ubushake bw'Imana, ahubwo yerekanye ikuzo n'icyubahiro byayo, asohoza umugambi wayo wo kugira neza n'urukundo. Abamarayika bemeranye umunezero isumbwe rya Kristo, maze bikubita imbere ye, bamugaragariza urukundo kandi baramusingiza. Lusiferi afatanya nabo kumuramya, ariko mu mutima we yari afitemo intambara idasanzwe kandi ikaze. Ukuri, butabera no kumvira byarwanaga no kwifuza n'ishyari. Yamaze igihe gito asa n'uwatwawe n'imico myiza y'abamarayika b'intungane. Mu gihe barangururaga baririmba indirimbo zo gusingiza Imana, byasaga nk'aho umutima we mubi wari washize. Urukundo rutavugwa ruramwuzura wese, maze umutima usabana n'abaziranenge baramyaga Data wa twese n'Umwana, buzuwe n'urukundo. Ariko kandi gushaka isumbwe n'icyubahiro birahaguruka, maze nanone yongera kugirira Kristo ishyari. Ibyubahiro byose byo hejuru yari yarahawe ntibyigeze bimunyura nk'impano idasanzwe yahawe n'umuremyi we. Yishimiraga ubuhanga n'ubwiza bwe, maze akumva ashaka kwireshyeshya n'umuremyi. Abamarayika baramukundaga kandi bakamwubaha, bishimiraga gukora ibyo yabategetse, kandi yari yambaye ubwiza n'ikuzo biruta iby'abamarayika bose. Ariko kandi umwana w'Imana yari yashyizwe hejuru ye, nk'usangiye ubutware n'icyubahiro na se. Kristo niwe wenyine wafatanyaga na se mu nama, ariko Lusiferi ntiyari yemerewe kumenya imigambi y'Imana. Uwo mumarayika ukomeye cyane arabaza ati, ni kuki Kristo yadusumba twese? Kuki yubashywe kuruta Lusiferi? Akimara kuva imbere y'Imana Data, Lusiferi yinjije umwuka wo kwivovota mu bamarayika. Yakoreraga mu ibanga ritangaje, kandi yamaze igihe ataragaragaza umugambi we nyakuri, ahubwo yigaragaza nk'ubaha Imana. Yatangiye kuyoba gukemanga amategeko agenga ibiremwa byo mu ijuru, avuga yuko nubwo amategeko ari ingenzi ku batuye isi, abamarayika ntibakeneye kuyihambiraho kuko ubwenge bwabo buhagije kubayobora. Akomeza avuga ko abamarayika atari ibiremwa bishobora gusuzugura Imana. Ibitekerezo byabo byose biratunganye ku buryo bameze nk'Imana, badashobora kwibeshya. Lusiferi yerekanye ko gushyirwa hejuru k'umwana w'Imana akagereranywa na se bimeze nk'akarengane yakorewe. We yaharaniraga kumvirwa no kubahwa. Nyamara iyo uwo mutware w'amarayika aza kwigumanira umwanya ukomeye yari yarahawe, amahoro yajyaga gusenderera mu biremwa byo mu ijuru byose, kuko yari intego yo guhesha bose umudendezo. None n'ubwisanzure bari bafite
bwari burangiye, kuko umuyobozi w'igitugu yarashyizweho kandi buri wese agomba kumwumvira. Ibyo ni byo bishuko bya rwihishwa biturutse ku buriganya bwa Lusiferi bwatashye mu rukiko rwo mu ijuru. Icyubahiro cyangwa ubutware bwa Kristo ntibyari byarigeze bihinduka kuva kera kose. Ishyari rya Lusiferi no kugaragaza Imana uko itari hamwe no kwigereranya na Kristo nibyo byatumye hatangazwa umwanya nyakuri w'umwana w'Imana. Nyamara ibi niko byari bimeze kuva mu itangira. Benshi mu bamarayika ntibabuze guhumwa amaso n'ibinyoma bya Lusiferi. Ahereye ku rukundo yakundwaga, uko yubahwaga n'abandi bamarayika yayoboraga, yabibye mu ntekerezo zabo kutizera kwe no kutanyurwa bituma batamenya icyo yashakaga kugeraho. Lusiferi yari yasobanuye imigambi y'Imana uko itari, kugira ngo abe amacakubiri no kutanyurwa. Akoresheje uburyarya yireherezagaho abamwumva kugira ngo ayobye intekerezo zabo. Umwuka wo kutanyurwa wakomeje gukora umurimo wawo. Nubwo bitakorwaga ku mugaragaro, abamarayika batangiye kudahuza ibitekerezo. Hari bamwe bemeye ibyo Lusiferi yabongoreraga byo kurwanya ubuyobozi bw'Imana, nyamara mbere bari bashyize hamwe mu kugendera muri gahunda Imana yashyizeho. Bageze aho batishima ndetse ntibanezezwa nuko batinjira mu mabanga y'Imana. Ntibanyurwa n'umugambi w'Imana wo gukuza Kristo. Biyemeje gushyigikira Lusiferi mu gitekerezo cyo kwireshyeshya n'umwana w'Imana. Ariko abamarayika bari bashikamye kandi bacyanuka, bakomeye ku bwenge buhanitse n'ubutabera byagaragazwaga n'itegeko ry'Imana, baharanira kugarura icyo kiremwa mu bushake bw'Imana. Mu mbabazi zitagira akagero, ariyo mico mbonera y'Imana, Lusiferi yakomeje kwihanganirwa. Uwo mutima wo kutanyurwa no kwigomeka ntiwari warigeze uboneka mu ijuru. Wari inzaduka, amayobera, kandi utakwihanganirwa. Lusiferi ubwe ntiyahise yiyumvisha neza ibyari mu ntekerezo ze. Nanone kandi ntiyashoboraga kwirukana izo ntekerezo muri we. Yari atarabona ko yateshutse inzira. Nta bundi buryo bwashoboraga kumwemeza amafuti ye uretse za mbaraga ziturutse mu rukundo n'ubwenge bitagira akagero. Kwigomeka kwe nta shingiro kwari gufite. Nicyo cyatumye yerekwa ingaruka yo kugundira uko kwigomeka. Lusiferi yaje kwemezwa ko yari mu mafuti koko. Yabonye ko Uhoraho ari intungane mu migenzereze ye yose kandi ko ari indahemuka mu byo akora byose. Zaburi 145:17. Umuremyi w'umunyampuhwe mu gukomeza kwihanganira Lusiferi n'abayoboke be yashakaga kubagarura ngo batagwa mu mworera bari bagiye kwirohamo. Ariko impuhwe z'Imana yazibonye ukundi. Lusiferi yerekanye ko kwihangana cyane kw'Imana kwatewe n'uko yari akomeye cyane, ndetse bikaba byerekana ko igihe cyajyaga kuzagira umwami w'ijuru n'isi akemera gukora ibyo Lusiferi ashaka. Anavuga ko abamarayika nibashikama ku ruhande rwe nta kabuza bazagera ku byo bifuza byose. Yiyemeje kutava ku izima, maze yiyemeza kurwana intambara ikomeye arwanya umuremyi we by'inkundura. Nuko Lusiferi umumarayika w'umucyo uwasangiraga ikuzo n'Imana, uwaharaga imbere y'intebe y'Imana kubwo kutumvikana, ahinduka Satani, umwanzi w'Imana n'uw'ibiremwa bitagira inenge, n'umurimbuzi w'ab'ijuru ryamushinze kuyobora no kurinda. Igihe yasuzuguraga kandi agakerensa guhendahenda kw'abamarayika bari banambye ku Mana, yabagereranyije n'abacakara barindagijwe. Yihitiyemo kwereka Kristo we n'abamarayika bamwubahaga ko bakoresha akarengane. Nicyo cyatumye atangaza ko atazongera na rimwe kubaha abavogera uburenganzira bwe n'ubw'abandi bamarayika. Yiyemeje nanone kutemera ko Kristo amurusha icyubahiro. Mu kwishuka kwe, ahereye ku byo agaragarijwe na bamwe mu bamarayika, yiringiye kwigarurira abamarayika bose, akareshya n'Imana ubwayo, kandi akubahwa n'ingabo zo mu ijuru zose. Icyo kigomeke ruharwa cyahamije ko abamarayika bifatanyije nacyo bari bamaze kugera kure cyane ku buryo bitakibashobokeye kugaruka, ko kimenyereye amategeko y'Imana, kizi neza ko Imana itabasha kubabarira. Yemeje ko abazemera kumvira ubutegetsi bw'ijuru bazamburwa icyubahiro, maze bagakurwa ku mwanya bari bafite. We ku giti cye yari yariyemeje kutazongera kwemera kuyoboka Kristo. Icyo yari ashigaje hamwe n'abayoboke be, nk'uko abivuga, kwari ukurwanira ubwigenge bwabo ndetse bakabona ku gahato ibyo bari barimwe kandi bibagenewe. Imana yeretse Satani akomeza umurimo we kugeza ubwo umutima w'ubwigomeke waje kubyara ubugome bukomeye. Byari ngombwa ko imigambi ye yuzura rwose, kugira ngo kamere ye nyakuri n'ibyo agambiriye bimenywe na bose. Lusiferi nk'umukerubi wasizwe yari yarakujijwe, akundwa n'abandi bamarayika, kandi icyo yashakaga ko bakora cyose cyarakorwaga. Ubutegetsi bw'Imana bwayoboraga ibiremwa byo mu ijuru ndetse bukagenga n'isi yose yaremwe nayo, kugira ngo umugambi udatahurwa. Lusiferi yabanje kwigaragaza nk'aho ubushukanyi bwe atabukomeje. Abamarayika atashoboye kwigarurira yabashinje ko batitaye ku nyungu z'abandi bamarayika. Ibyo yakoraga ku giti cye yabigerekaga ku bamarayika batsimbaraye ku Mana. Intego ye yari yo gukoma mu nkokora imigambi y'Imana yifashishije ingingo zuzuyemo ubuhendanyi. Imana yashoboraga gukoresha gusa uburyo buhuje n'ukuri no gukiranuka. Satani we agakoresha ibinyuranye n'iby'Imana ikoresha.
uburyarya n'ubushukanyi. Uko kutumvikana kwabaye mu ijuru, Satani yagushinje ubutegetsi bw'Imana, yavuze ko ibi byose bikomoka ku butegetsi bw'Imana. Ndetse n'igihe Satani yari amaze gucibwa mu ijuru, nyir'ubwenge butarondoreka ntiyamurimbuye. Kugoma kwa Satani kwagombaga kubera ijuru n'isi icyigisho uko ibihe bihaye ibindi, nk'igihamya cy'iteka kigaragaza kamere y'icyaha n'ingaruka zacyo ziteye ubwoba. Nubwo ibicu n'umwijima bimukikije, ubutegetsi bwe bushingiye ku butungane. Zaburi 97:2. Kandi abatuye ku isi no mu ijuru bose, ari abamwubaha n'abatamwubaha, umunsi umwe bazamenya ko ibyo akora bitunganye, kuko imigenzereze ye yose yuje ubutabera. Ni Imana y'ukuri kandi itagira amakemwa, Imana ica imanza zitabera kandi itunganye. Ni Imana y'ukuri kandi itagira amakemwa, Imana ica imanza zitabera kandi itunganye. Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 4.